Igikoni cya hoteli Homini cyari cyafunzwe ku 29 Ukuboza umwaka ushize kuko isuzuma ry'isuku ryakozwe mu karere ka Musanze. Intumwa zari ziyobowe na Gatera Jean d'Amour rishinzwe imitangirwe ya serivisi mu biro bya Minisitiri w'Intebe zari zagaragaje ko hari isuku nke. Izo ntumwa zari zasabye ko serivisi zo mu gikoni zazongera gutangwa nyuma y'ibyumweru bibiri bamaze kwikosora ku isuku. Abakozi bo mu gikoni cyo kuri hoteli Homini bishimiye kuba bongeye gufungurirwa nyuma y'icyumweru bakora isuku gusa akandi kazi baragahagaritse. Batowe birenze kwemera rwose byari bitobaje cyane. Urabona ibyumweru bibiri tudakora ni iminsi myinshi cyane. Mbese iminsi yose twabaye dukora amasuku twarimo dukora mu mazi ibyumweru bibiri byose mukora isuku yose twiruganga tugakura no usanze hakiri uburyo buhagije bose. Abakiriya b'iyi hoteli bagize icyo batangariza radio na televiziyo by'u Rwanda mu bitekerezo bagaragarijemo ibyishimo byinshi. Claudine mu by'ukuri icyo cyemezo yafatiye hoteli cyaratubabaje ko twari tuyiziho ko ikora neza, ariko uyu munsi wa none twishimiye uko bongeye kwigarurira ikizere bakaba bayifungura. Nitwa Jean de Dieu, nkaba ndi umukiriya wa Homini. Mukuri koko icyo cyemezo cyo gufunga igikoni cy'i hoteli cyatugezeho ko kenshi iyo turi hano Murengeri niho dufata ikintu cyo kurya. Uyu munsi rero twaba twahageze dusanga bahafunguye twaba twabyishimiye. Kuko byemezwa na Ndayambaje Vincent, umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza wafunguye icyo gikoni, ubuyobozi bwayo bwihutiye gukosora amakosa bwari bufite mbere igihe cyagenwe n'intumwa zo mu biro bya Minisitiri w'Intebe, ngo bayifunguye nyuma yo kubyemererwa n'itsinda ryashyizweho na Minisitiri w'Intebe ryari ryafungishije icyo gikoni kuko basanze ibyo basabwe barabyubahirije. Ibintu byose dusanze babikoze neza nk'uko komisiyo yari yatanze umurongo ngenderwaho, akaba ari muri urwo rwego duhisemo kubafungurira. Niyonzimare mu nyiri hoteli Homini na Nova Theophile yicunga bavuze ko barafungiwe igikoni mu gihe kirenze icyumweru byarabateye igihombo kitari gito ko byatumye batitegura n'isabukuru y'imyaka 2 iyi hoteli imaze, bakaba bagomba kuyiziza kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Mutarama bishimana n'abakiriya babo. Batangarije abanyamakuru ko ibyababaye hari isomo rikomeye no ku yandi mahoteli basangiye umurimo, bakaba basaba guhora bitwararika isuku muri serivisi zose batanga. Birumvikana byaduteye igihombo kinini cyane, muzi ko ari no mu minsi mikuru abandi baracuruje twe ntitwacuruza. Somo ririmo ku bandi nyine abantu bakwiye nyine guhora biteguye nyine isuku ihoreho kuko n'ubundi isuku ni isoko y'ubuzima. Gahunda y'isuku no gushishikariza abatanga serivisi bose kujya bakira neza ababagana kandi bagakorera ahantu hakeye imaze guhindura byinshi hirya no hino mu gihugu nubwo itaragera hifuzwa na leta y'u Rwanda. Gusa ikigaragara nuko kwakira abantu mu nzego zose byahinduye isura kandi bikaba bigira n'uruhare mu kwihutisha iterambere ry'igihugu nk'uko icyerekezo 2020 cya leta y'u Rwanda kibigena. Tuyishimira d'office wa Renfort Musanze.